siberekeje mu maboko bakorana umwete sibyo kandi nababwira ngo tumese kamwe buri muntu wese amese kamwe niba ukurikira Imana niba ukorera Imana bikorana umwete kandi nabwo niba warahisemo ubundi bwami kuko hari ubwami bubiri hari ubwami bw'Imana n'ubwa Satani nabwo shyiramo agateke nkunze kubivuga gutyo cause nushaka gukorera Imana ugashaka no gukorera Satani ntabwo byavamo imirimo wakoze nukuri rigaragaza mwamakira ishimwe ryanjye kuko urabikwiriye kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera ujye ubona notification umunsi ku wundi. Right, iyi ni Gusenga TV. Aha rero tubazaniye umuhanzi mwahoraga mutwishyuza. Umuhanzi reka nze muhe umwanya banza natwibwire kwanza mu buryo bwa gihanzi. Nge rero ndi Damas kuri Gusenga TV. Nge ndishimwe LORIE. Twibwire bya gihanzi rero sasa. Uri umugabo Yesu we. Uri umugabo Yesu we. Uri umugabo Yesu we. Urakomeye. Amen. Amen. Uturi umugabo yabura nanjye nabishobora. Wagerageza. Wagerageza. Uri umugabo Yesu we. Umvijwi rigumuriza umutima. Umvijwi rigumuriza umutima. Ubundi umwana mu rugo imirimo wakoze nukuri rigaragaza mwamakira ishimwe ryanjye kuko urabikwiriye. Abantu bazi indirimbo zawe rero ngira ngo ni mixed uratuvangiye kabisa. Neza. Uratuvangiye kabisa abazi indirimbo zawe bumese indirimbo zawe. Mise nkora mix. Yego. Cool. Umuntu utazi LORIE rero ukubonye bwa mbere gerageza se nutwibwira se nucukumbaraho gatoya ku buryo umuntu ubonye LORIE bwa mbere nubwo bashobora kuba ari bake ariko ukubonye bwa mbere agera ayo mahirwe yo kumenya LORIE ni muntu ki ka background. LORIE ni umuhanzi kazi ko ndimbo zihamye Imana zikanahimbaza. LORIE ni umugore ni umudamu kandi LORIE ni umukristo. Ndumva ari ibyo. Urumva ari ibyo. LORIE ni n'umuhanzi nubwo nabyo utabyongeyeho ni umukristo uririmba. Se kuririmba byo byaje bite warutubwiye kuri umukristo? Kuririmba ni impano navukanye nayisanzemo. Byaje se navuga ko byaje gute nasanze mbifite hanyuma rero ntangira kugira ngo mbishyire hanze n'abantu bamenye ko mbifite. Hari ubwo umuntu asanga afite impano atera hari ubunge nisanzemo iyi ntabwo mbizi gusa nyine nka famille cyangwa se nk'ababyeyi baba bakubwira ati wakuze gutya wari umeze gutya na gutya wararirimbaga wakundaga kuririmba twarabibonaga kuzaririmba twarabibonaga kuzamuhanzikazi burya kwa kundi umwana akura umubyeyi agenda amenya impano ziri mu mwana. Rero nanjye ndavuga noke nanjye maze gukora no kumenya ubwenge ndavuga noke iwacu bambwiye ko najyaga ndirimba barambwiye najyaga mpimba utuntu two kuririmba dutandukanye none se ubu ni gute ngiye nakitestinga hareba koko mbifitiye yego. Yes. Uko n'uburyo rero watangiye kuririmba se umaze igihe kingana iki mu muziki umaze gukora indirimbo zingahe z'amaudio ni zingahe zifite n'amashusho ni zingahe? Umuziki mumazemo igihe kinini ariko nagiye nakoze indirimbo ziramye Imana zikanahimbaza cyane kandi nazo banzimo. Hari n'izindi nabanjirijemo nabitangiye 2012 ndibuka no 2010 nibwo ninjiye studio ntangira gukora indirimbo ariko ntago nakoraga indirimbo ziramye Imana zikanahimbaza nakoraga indirimbo bita secular music cyangwa se indirimbo zisanzwe bakunze kwita ngo n'izisi mu gikristo. Uza kuva muri izo ndirimbo wisi zisanzwe rero gute kubera iki kuki wahisemo kuririmba gospel? Impamvu nahisemo kuririmba gospel burya iyo umuntu ahindutse iyo umuntu yakira Kristo umwami n'umukiza abahindutse icyaremwe gishya. Bivuze ngo rero
kuba mpinduye sekira cyangwa se kuba mpinduye kuririmba indirimbo zisanzwe, hari uwo narimbaye we ntarindiwe, sibyo? Narimbaye Lorie mushya, kandi narihaye intego mvuga ngo nimara kwimaya nzinjira muri gospel, kuko numvaga ntashaka kuba naririmba indirimbo z'isi ndi umudamu. nimara kwimaya, ajya kwimaya no kugira gute? Kwimaya no gushaka umugabo no kurongorwa mu kinyarwanda cyiza. niko njya nuba babivuga. Uvuze Lorie mushya rero, bihuza n'ibyo maze iminsi numva ko wabaye mushya ko kukongera ukaba mushya. Hari ukuntu wagaragaraga look wari ufite mbere mu gihe gishize, hari niyo ufite ubu ngubu. Sa n'uducira ku mayange twumve. No, burya uko umuntu akura agenda agira n'ibitekerezo bitandukanye muri we. Bisobanuye ngo Lorie wa 2015 ntago agomba kuba Lorie wa 2021. Kwa kesa swa hari bigomba guhinduka. Rero ndatekereza ko mbere bambonaga nk'umwana ubundi umuntu mukuru. Nicyo bishatse kuvuga. Hari ukuntu ku mutwe byari bimeze ukiri ahantu ngo kwa sogokuru, nubwo numva bica ku ruhande. Hari nuko bimeze, abakureba ngire ngo basanzwe bakuzi barabona ko hari impinduka. Abantu bamenyere cyane kugaragara kuri kamera nambaye kidamu. Cyo nicyo cyambere, nambaye ibitenge mu mutwe, nambaye amaribaya n'iki. Ubu rero ni ndatekereza ko ari ubwa mbere bambonye ntangiye kuza kuri kamera ntiteze ntambaye amaribaya. Cyo ni kimwe. Ikindi kandi wavuze ngo ni ku mutwe harya. Ku mutwe nuko niyo mahitamo yanjye. Yes, niyo mahitamo yanjye bitewe n'imyumvire yanjye. Fine. Tugaruke ku muziki rero. Tugaruke ku muziki, hari indirimbo ngire ngo uherutse gushyira hanze y'amajwi n'amashusho. Iyo ndirimbo yitwa ni iyihe, bimeze bite, kutaduha amakuru yayo? Iyo ndirimbo yitwa Ndi umwana mu rugo cyangwa se Ndi umwana mu rugo. Nari nshatse kuvuga ko ubundi umwana mu rugo hari bezwe akenera, cyangwa se hari n'ibyo agomba kubona biri nk'itegeko. Umwana mu rugo agomba kurya, umwana mu rugo agomba kwambara, umwana mu rugo agomba gukorerwa byose, akiga akabaho mu bundi buzima. Rero Yesu Kristo akimara kuduhindura yaduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bivuze ngo kugira ngo niba nakire Kristo ampaye uburenganzira bwo kuba umwana mu rugo rw'Imana. Rero nandi kuvuga noke ubu none ndi umwana mu rugo. Ubu noneho nabwira papa icyo nshaka, ubu nabwira Imana icyo numva nkeneye kuko ndi umwana wayo. Yego, nicyo nashatse kuvuga. Bisobanuye ngo nari umwana wa rubanda cyangwa se nari umwana hanze, sibyo? Nari umwana utari uwo muri uwo muryango, sibyo? Mu muryango w'Imana, reka tubyite gutyo. Ntabwo nari ndi mu muryango wa Kristo, uri kumva. Ariko maze kumwakira ampa uburenganzira bwo kujyana none avuga ati uyu mwana noneho naze mu rugo. Hari itandukaniro ry'umwana wo mu rugo n'utari wo mu rugo niri? Itandukaniro ry'umwana wo mu rugo haba afite umuco yatojwe ku buryo n'umure. Ndashaka izina, umwana utari wo mu rugo aba ari uwahe? Ikirara, aba ari umwana, aba ari igihomora, aba ari ikirara n'andi mazina atandukanye. Iyo ndirimbo rero dusogongezeho gato twumve uko imeze. Imirimo wakoze nukuri rigaragaza, mwamakira ishimwe ryanjye kuko urarikwiriye. Imirimo wakoze nukuri rigaragaza, mwamakira ishimwe ryanjye kuko urarikwiriye. Hahirwa uwutoranya ukamwiyegereza, wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, amababi yacyo ahora ashishe kandi imizi yacyo igikomereza imfatiro. Nanjye niko wantoranije mu magambo y'abanyaja, ungira umuraga ubu ndi umwana mu rugo. Hahirwa uwutoranya mwami we ukamwiyegereza, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Nukuri kose pe.
hafi ndetse y'umugezi nyine hafi y'umugezi kandi burya igiti iyo kiri ahantu hari amazi kigenda kizamuka gishisha gitoha kimera neza yego. iyo ndirimbo ngire ngo wayikoze mu majwi n'amashusho turangira aho tuyisanga rero abayumva abayikunze n'abazayikunda barangira aho bayisanga. Iyo ndirimbo yitwa Ndi umwana mu rugo iri kuri channel yanjye ya Ishimwe LORIE kuri YouTube no ku ma platinums cyangwa se imbuga nkoranyambaga nkoresha ahantu hose nitwa Ishimwe LORIE. Ata ahantu hose nitwa Ishimwe LORIE. Niba Facebook, Twitter, TikTok hose. Barabyumva nabo bagufollowing rwose. Ubutumwa bw'Imana bukomeze kwaguka. Yes, twihuse rero ndagira ngo komeze mu tuntu tw'utubazo dusanzwe. Hari umuntu wantumye arambwira tumbarize LORIE se aracyasengera muri ADPR cyangwa yabivuyemo? ADPR ntago nyibarizwamo maze igihe kinini ahubwo ntabwo amakuru bayamenye maze igihe kinini ntagisengera muri ADPR yego. Nahinduye idini yego nasengera. Abantu se bamenye impamvu wahinduye idini cyangwa? Oya n'amahitamo yanjye bitewe ni nta yindi mpamvu yabaye nta bwitorero cyangwa se idini ryanshyize hanze. Ubu urabarizwa he rero? Ubu ngenda barizwa muri Restoration Church. Restoration Church. Dusoza rero ese nubuhe butumwa wagenera abakunzi b'umuziki wawe? Icyambere nababwira umurimo wose berekeje mu maboko bakorana umwete sibyo kandi nababwira ngo tumese kamwe buri muntu wese amese kamwe niba ukurikira Imana niba ukorera Imana bikorana umwete kandi nabwo niba warahisemo ubundi bwami kuko hari ubwami bubiri hari ubwami bw'Imana n'ubwa Satani nabwo shyiramo agateke nkunze kubivuga gutyo cause nushaka gukorera Imana rugashaka no gukorera Satani ntabwo byavamo. Urugira abantu gushyiramo agatege bashyiremo agatege n'abakora ibyo gukora shishikara kuko boss ukorera kwa kesa azaguhemba rero shyiramo umwete kugira ngo azanaguhembere n'ibyo wakoze ya barandangije ute n'abakora ibya Satani nabo shyiremo agatege rwose none si ubwo wabukorera Satani nyine ukorera Imana iguhembe sibyo cyangwa se ukorera Satani nyine niba umukorera sibyo kuko azaguhemba kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo dore ndaza vubanzanye ingororano kugira ngo buri wese muhembere ibyo yakoze of course rero byabe bibabaje utarakoreye Imana ngo iziguhembe utanakoreye Satani ngo azaguhemba ubwo se wabuhagaze rero mesa kamwe niba ukizwe kandi buri nupagana nagupagane kuko igihe kiregeje kandi kirasoye kugira ngo ibyahanuwe n'abahanuzi bishyirwe mu bikorwa bibishurwe yego. ntabashuke abapagana muvuye muze mukizwe. No reka nkubwire Imana duhaye amahitamo yadushyize inzira ebyiri imbere sibyo iduha n'amahitamo iduha n'ubwenge iravuga ati wowe ubwawe fixa inzira ugomba gucamo rero twebwe gusa inama twabagira bakorera Imana bagakurikira Imana kuko Imana ihemba neza ntiyambura kandi Imana ni umubyeyi n'urukundo ntawakoreye Imana ntawakurikiye Imana ntawizeye Kristo umwami n'umukiza ngatamara amasa ntibibaho iyo wakire Kristo aguhindura mushya amateka mashya ibikorwa bishya ibintu byose bikagenda bikabishya rero abari iyo ngiyo kure mu byaha nabo nababwira ati nyaboneka murwane no kubivamo bega mwakire Kristo umwami n'umukiza kuko utamufite rwose birumvikana. Murakoze cyane dusoza rero dusoreze igihanzi nanone turirimbira agace gatoya kuri ndirimbo yawe nshyashya. Mwami watembesheje amazi mu butayu turanywa maze dushira inyota twabonye ineza yawe ababisha batugose na ya nyanja itukura wicamo kabiri turambuka urinde isezerano ryawe Mana kandi ukarikomeza ntawakwiringiye uzigera korwa n'isoni imirimo wakoze n'ukuri rigaragaza. Wakoze kubana natwe kuri Gusenga TV kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera ujye ubona notification umunsi ku wundi.